aka kanya ni buda kari buratera ubazaniye agafilme tugiye kurya show umusore w'umukire episode ya 60. mu byukuri nguko uko dutangiye filme yacu bapanuye umukobwa Dian yatumye abantu bacika ururondogoro bimwe bikabije, gusa polisi nayo ibashe kuba yakwimanukira kandi nta mikino. Umusore wa maske nawe nta parido, ni nyuma yuko Dian ashimuswa akajyanwa ahantu mu mwijima mu bizu bishaje agashirwa ku ngoyi cyangwa se akazirikwa. Mu byukuri gusa mwitega ibitangaza ku musore wa maske n'umugambi mushya wo tuzi nka Justin ndetse na mugenzi wabo w'umupolisi bagomba kuba bagira icyo bakora kugira ngo barebe ko babohoza Dian. Muri rusange Morgan iturufuye sinzi niba ishobora kuba yarya cyangwa se niba ibyo arimo kuba yatekereza ari ukwikina. Ni nyuma yuko uwo tuzi muri rusange nka Maka abwijwe ukuri ko nta mupolisi uri hejuru y'amategeko, bivuze Samu ndetse na Maka ubwabo babashe kuba baganira bihagije. Tukibaza tuti ese ibitero bibiri hagati ya Samu na Maka, abafande babiri arimo karya ruswa ndetse n'umupolisi ugomba gukora akazi ke neza, ninde ugomba gutsinda? Uri ku ruhande rw'amabandi cyangwa se abagengesta n'uri ku ruhande rw'abagomba kurindira imitekano? Muri rusange nka Justin Dian na famiye ye, mu byukuri reka twitege intambara idasanzwe hagati y'umusore wa maske n'amabandi agomba kurwana kandi kugeza ku iherezo ayitsinze. Mu byukuri ni intambara nyinshi cyane uwo tuzi nka MK yagiye arwana ariko azitsinda akenshi cyane abo basore bataramusobanukirwa. Igihe kirageze ngo babashe kumenya uwo bahanganye nawe kubw'ikosa rihambaye bakoze. Mu byukuri umuntu arasara yarangiza agasarira no kukizamuhitana. Mu byukuri reka twebwe dutega amaso yacu episode ya 60 uyu munsi nkuko bisanzwe ku isaha ya saa 5. Turaba turi ready kuba twayikontrola neza hanyuma amatsiko arangire. Murakoze.